intambara ikomeye nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Insanganyamatsiko y'iki cyumweru ni intsinzi y'urukundo rw'Imana. Icyo kwibukwa kiraboneka mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 3 kugeza umurongo wa 4. Haravuga ngo, numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose mu maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ingingo y'uyu munsi kuri uyu wa kabiri iravuga ngo ibyiringiro byo kugaruka kwa Yesu kwegereje. Ibyiringiro byo kugaruka kwa Yesu kwegereje. Mbere ko tujya mbere muri iki cyigisho, dusenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, tugushimiye kuri umuremyi wacu. Tugushimiye ko ngiye kubana natwe kuba tujye kwiga amagambo yo muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Turagusabye kugira ngo Umwuka wawe wera azabane natwe muri iki cyigisho. Nibyo tusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turebe muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 2 n'uwa 3. Twongere dusome Tito igice cya 2 umurongo wa 11 tugeze uwa 14. Mbese ushingiye ku ngorane zo mu gihe kizaza n'igihe cy'umubabaro kigiye kuza, kuki aya masomo adutera umwete cyane? Dushingiye ku ngorane zo mu gihe kizaza n'igihe cy'umubabaro kigiye kuza, kuki aya masomo adutera umwete cyane? Turebe muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 tugeze ku murongo waho wa 3. Hari amagambo avuga ngo, Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Niwo mutwe w'amagambo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, y'abadahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Aya ni amagambo akomeye cyane aboneka muri Yohana. Ubwoko bw'Imana tukwiye kwizera Kristo, kuko Kristo yagiye kudutegurira aho tuzabana nawe. Dusome Tito igice cya 2 cya Tito, turebe umurongo waho wa 11 tugeze wa 14. Tito 2 umurongo wa 11 tugeze uwa 14. Umutwe w'amagambo ravuga ngo, ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo aribwo. Ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo aribwo. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Aya ni amagambo akomeye cyane, aho ubwoko bw'Imana butegereje ibyiringiro by'umugisha ariko kuzaboneka k'umwami wacu, kandi umwami wacu ni Yesu Kristo. Aya ni amagambo meza cyane akwiye kudutera ibyiringiro byo kugira ngo tuzabe mu bihe by'amakuba twizeye ko Kristo aho ari arimo aratwitegurira kugira ngo tuzabane nawe. Nshuti bakundwa, amagambo ya Yesu, nimuhagarike imitima yanyu, atwizeza yuko atazigera adusiga twenyine, kandi ko agiye kugaruka tukajyana imuhira. Iyi si ntabwo ari iwacu, hari umunsi mwiza ugiye kuzaza. Mu isezerano rishya umurongo umwe muri buri mirongo 25 uvuga kugaruka k'umwami wacu.
iyo minsi yijimye kandi n'amategeko y'imbaraga z'itorero ryihuje na leta agashyira ubuzima bwacu mu kaga. Isezerano ryo kugaruka kwa Kristo ryuzuza imitima yacu ibyiringiro. Ibi ni ibyiringiro by'umugisha byagiye bikomeza ubwoko bw'Imana bw'indahemuka mu bisekuru byose. Mu by'ukuri amagambo ibyiringiro by'imigisha ni amagambo akomeye cyane agwiye gukomeza ubwoko bw'Imana mu bihe bigoranye byose. Ibyiringiro by'umugisha ni ukugaruka kwa Kristo, kandi Kristo atwiza ko atigeze adusiga twenyine, ahubwo twitegure kuzabana nawe ubwo azagaruka azatujyane, tuzajye kubana nawe imuhira ibudapfa. Dusome mu Byahishuwe igice cya 6, turebere hamwe umurongo wa 15 n'umurongo wa 17. Iyo dusome no muri Yesaya igice cya 25, turebere hamwe umurongo wa 8 n'umurongo wa 9. Mbese ngo dutandukanye imyitwarire y'abakijijwe n'imyitwarire y'abazimiye igaragazwa muri iyi mirongo. Ni iki gisobanura itandukaniro riri hagati y'iyo mitekerereze y'uburyo bubiri? Reka dusome mu Byahishuwe igice cya 6, turebe umurongo waho wa 16, turebe n'umurongo wa 10, tugeze ku murongo wa 17. Byahishuwe igice cya 6, turebe umurongo waho wa 16 n'uwa 17. Aranditse ngo, babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugweho muduhishe amaso yiyicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Nshuti bakundwa, ababi bazifuza ko imisozi ibahisha, bazifuza ko ibitare bibahisha, kandi icyo bazaba bifuza ko bibahisha ni umujinya w'Uwiteka, kuko umujinya w'Imana uzabasukwaho. Aha rero ni ikintu gikomeye cyane kigaragaza yuko abagome Imana ifite icyo izabakorera. Bazaba bararenganyije ubwoko bw'Imana, ariko Imana ku iherezo izatabara. Kandi abagome bazifuza yuko Imana ibahisha, bazifuza yuko bahishwa n'imisozi ndetse n'ibitare, ariko bihisha umujinya w'Imana, ariko ntibizashoboka ko bihisha Imana. Yesaya igice cya 25, umurongo wa 8 n'umurongo wa 9, aranditse ngo, kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Umurongo wa 9, nuko uwo munsi bazavuga ngo, iyi niyo Mana yacu twategerezaga, niyo izadukiza, uyu niwe Uwiteka twategerezaga. Tuzanezerwa twishimire agakiza ke. Nyamara ubwoko bw'Imana, ubwo abantu bagomeye Imana bazaba bifuza kwihisha amaso y'Imana, ubwoko bw'Imana bwo buzaba bunezerewe, kuko ibyabugoraga byose Imana izaba yabikuyeho. Ubugome bwakorerwaga ubwoko bw'Imana bwose Imana izaba yabukuyeho. Ibitutsi bwatukagwa byose Imana izaba yabukuyeho, izaba yabwegeje hirya. Ariko ubwoko bw'Imana, ko Imana izabuhanagurira amarira yose ku maso, buzishimira kubana n'Imana by'iteka ryose. Nshuti bakundwa, twitegure twishimire kuba mu ruhande rw'Imana. Imana ihora iduhamagara buri munsi. Imana yifuza ko twitaba tukajya mu bwoko bwayo. Rero nshuti bakundwa, Uwiteka Imana iduteganyirije byinshi, nubwo twahura n'akababaro ku isi, ariko Imana yifuza yuko ku iherezo tuzishimira ingororano tuzahabwa. Uwiteka Imana rero akomeza dushoboze kumva ko tukwiye guhitamo kuba mu ruhande rwayo. Nshuti bakundwa, abanyabyaha bazabona ingaruka ziteye ubwoba z'ibyaha bakoze, mu gihe abakiranutsi
abakiranutsi bemeye kwakira ibintu byiza baherewe ubuntu butangaje. Kwigomeka ku Mana biganisha ku bwoba, igishinja cy'icyaha, gucirwaho iteka n'igihombo cy'iteka ryose. Ubuntu bw'Imana bukiza buzatugeza ku mbabazi, amahoro n'ibyishimo by'iteka ryose ubwo Yesu azaba agarutse mu cyubahiro. Dusome mu Byahishuwe igice cya 15 umurongo wa 3 turebe n'umurongo wa 4. Yewe dusome n'Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 7. Mbese ni mu buhe buryo abacunguwe bazakira agakiza katangazwa ku bushake binyuze muri Kristo? Ni mu buhe buryo abacunguwe bazakira agakiza katangazwe ku bushake binyuze muri Kristo? Dusome Ibyahishuwe igice cya 15 turarebera hamwe umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Hari amagambo avuga ngo, aranditse ngo, baririmba indirimbo ya Mose, imbata y'Imana, n'indirimbo y'Umwana w'Intama, bati: Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Umurongo wa 4. Mwami, ninde uzakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera? Amahanga yose azaza akwikubite imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Ubwoko bw'Imana buzasingiza Uwiteka, buzaririmba indirimbo za Mose. Ubwoko bw'Imana buzashimishwa no kubona buri imbere y'Imana. Inshuti bakundwa, natwe icyo tukwiye kwishimira kuba uyu munsi, tukwiye kwishimira no kwita kugira ngo tuzabe mu bwoko bw'Imana buzishimira kubana n'Imana. Ibyahishuwe 19 umurongo wa 7 hari amagambo avuga ngo, Ibyahishuwe 19 umurongo wa 7 aranditse ngo, kandi dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Inshuti bakundwa, ngo dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Bene data, umusaraba wa Kristo uzahora ari icyigisho n'indirimbo by'abacunguwe mu kubaho kwabo kose. Mu bwiza bwa Kristo bazahora babonamo Kristo wabambwe. Kuba umuremyi w'amasi yose, umugenga w'ibiriho byose, wiyambuye icyubahiro cye akicisha bugufi kubera urukundo yakunze umuntu, kizahora ari icyigisho gitangaje kandi gitera bose kuramya umuremyi iteka ryose. Uwiteka Umwami Imana aduhe gukomeza kubana, aduhe gukomeza kuba mu bwihisho bw'Imana, aduhe gukomeza kuba mu ijambo ryayo, aduhe gukomeza kwitegura kuzabana nawe, aduhe gukomeza guha agaciro umusaraba, aduhe gukomeza guha agaciro amaraso ya Kristo yaviriye ku bw'ubwoko bwe, aduhe gukomeza kuba abana b'Imana. Amagambo yo mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17 aranditse ngo, ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanya abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Kristo. Satani ni umwanzi ukomeye, ni umwanzi wanga Kristo, kandi Satani yumva yarwanya ubwoko bw'Imana, kandi Satani ubwo arakariye itorero ry'Imana yifuza kurwanya ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana ni ubwitondera amategeko y'Imana kandi bukagira uguhamya kwa Yesu. Dore ngibyo ibintu bikomeye bibiri bizaranga ubwoko bw'Imana muri iki gihe cy'imperuka, nuko bwitondera amategeko y'Imana kandi bukagira uguhamya kwa Yesu.
Ibi ngibi nibyo bikwiye kuranga ubwoko bw'Imana muri iki gihe cy'imperuka. Ese wowe witondera amategeko y'Imana kugeza uyu munsi? Mbese wowe ufite uguhamya kwa Kristo? Duseme Ibyahishuwe 17 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Ibyahishuwe igice cya 17 turareba hamwe umurongo wa 13, turebe umurongo wa 14. Aranditse ngo amagambo yanditse hano aravuga ngo, Ibyahishuwe 17 umurongo wa 13 turebere hamwe n'umurongo wa 14. Hari amagambo avuga ngo abo bahuje inama baha inyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo, bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Nshuti bakundwa, kubana na Kristo bizaduha kunesha inyamaswa, bizaduha kunesha umwanzi Satani, kuko kubana na Kristo uba warahamagawe, kandi uba waratoranijwe, kandi ugahabwa no gukiranuka. Ibi ngibi ni intwaro ikomeye cyane izafasha ubwoko bw'Imana kugira ngo buzabashe kunesha inyamaswa izaba ifite ubutware bwose bwa Satani. Ahangaha rero ubwoko bw'Imana buzahabwa imbaraga na Kristo kugira ngo buzayineshe. Ibyahishuwe 19 turebere hamwe umurongo wa 11 tugeze ku murongo wa 16. Ibyahishuwe 19 umurongo wa 11 tugeze wa 16. Naho hari amagambo avuga ngo, Ibyahishuwe 19 umurongo wa 11 tugeze wa 16. Aranditse ngo, mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa, kandi uw'ukuri niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa Ijambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kugira ngo ayikubite amahanga, azayaragiza inkoni y'icyuma. Yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose, kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo, Umwami w'abami n'Umutware w'abatware. Kristo niwe mwami w'abami, Kristo niwe mutware w'abatware. Yiteguye kuzaneshereza ubwoko bwe. Mu kanwa ke harimo inkota ityaye. Iyi nkota ivugwa ni ijambo ry'Imana. Ubwoko bw'Imana bukwiye kuba bufite ijambo ry'Imana muri bwo, bukwiye kuba bwitwaje Bibiliya mu byo bukora byose. Bene data, iyi ntambara ubwo Satani yiteguye kurwanya ubwoko bw'Imana mu gihe giheruka, Kristo yiteguye kuzatsindishiriza ubwoko bwe. Nshuti bakundwa, tukwiye kuba muri Kristo, tukwiye guhitamo kuba mu ruhande rwa Kristo. Ibyo ku isi ni iby'akanya gato bizashira, ariko Kristo niwe muneshi. Yatsinze kuva isi ikiremwa, n'ubu ngubu araduhamagara kugira ngo tube mu ruhande rwe. Nyuma tuzabashe kubyinana intsinzi na Kristo, kuko Kristo azatsinda Satani. Niwe muneshi. Iyi ntambara ijye kuza mu gihe kiri imbere ni intambara iteye ubwoba. Satani arimo ararwanya ubwoko bw'Imana, ariko Kristo niwe muneshi wacu. Kristo azatsinda Satani, kandi yabigaragaje ku musaraba.
nshuti yanjye, ndagusabye kugira ngo uhitemo kuba mu ruhande rw'Imana. Icyo nicyo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu muri aka kanya, kandi nanjye nkaba nisabira uko nguko. Reka dusenge Imana. Turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimye ko ukomeje kubana natwe, ukomeje no kuturinda. Igihe kigiye kuza turareba intambara ikomeye yegereje, ubwoko bwawe bugiye kurenganywa, ariko turagusabye kugira ngo natwe ubashe kuduha kuba mu bwoko bwawe, maze intambara nimara gushira tuzabashe kubyinana intsinzi turi kumwe n'abacunguye bose. Uwiteka rero turagusabye kugira ngo ubane natwe, wongere utwongerere imbaraga zo gukomeza kwiga ijambo ryawe uko bikwiriye. Nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.